Ndabasuje cyane, tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane itavugwa cyane mu itangazamakuru. Ni inkuru ishingiye ku byabaye mu by'ukuri, ni ISO 20022 yamaze gushyirwa mu bikorwa ku rwego rw'isi yose. Reka ariko tubanze dusobanukirwe neza ISO 20022, dusobanukirwe ko aya atari amafaranga mashya, ntabwo ari kuri buto nshyashya, ahubwo nk'uko twagiye tubivuga ni gahunda yo guhindura amafaranga yawe. ISO 20022 ubundi ni nk'ururimi rushya rw'itumanaho mu by'imari. Ni uburyo bushya amabanki n'ibigo by'imari bikoresha mu kohereza amafaranga no kwakira amafaranga ndetse n'amakuru muri rusange ajyanye n'amafaranga icyarimwe, kuko ayo mafaranga bagomba kugendana n'amakuru y'icyo mafaranga yoherejwe ajya gukora. Mu magambo yoroshye, ISO 20022 ni uburyo bugezweho bwo kuvugana hagati ya banki n'indi banki, hagati y'igihugu n'ikindi, mu gihe habayeho koherezanya amafaranga, mu gihe habayeho kwishyurana, mu gihe habayeho kugenzura no gukurikirana ibikorwa by'imari. Mbere y'impinduka, isi yakoreshaga uburyo bwakira bwitwaga MT messages. Ubu buryo bwari bwarakoreshejwe cyane mu bihe bitandukanye kandi bwaranakozwe kera cyane, ntabwo rero bwari bugifite ubushobozi bwo gutwara amakuru menshi kandi asobanutse. Bwari bumeze nk'ururimi rufite amagambo make, rudashobora gusobanura neza aho amafaranga aturutse, uwo yagiyeho, impamvu ndetse n'andi makuru y'ingenzi. Iyi ISO 20022 yo ni ururimi rushingiye kuri XML cyangwa mu rurimi rw'icyongereza Extensible Markup Language. Bivuze ko ISO 20022 ishobora gutwara amakuru menshi ateguye neza, asobanutse kandi ashobora gusesengurwa n'imashini mu buryo bworoshye. Ibi rero bituma kwishyurana byihuta, bituma habaho kugabanya amakosa mu buryo bwo kwakira no kohereza amafaranga, bituma hagabanuka igihe byatwaraga ngo amafaranga yoherezwe, nanone byoroshya kugenzura no kubahiriza amategeko y'imari. Reka nanone twumve impamvu iyi mpinduka ari nk'ihinduka ry'ikirere mu isi y'imari. Iyo banki yo mu Rwanda ni urugero yohereje amafaranga muri Amerika, ayo mafaranga anyura mu miyoboro itandukanye. Muri iyo nzira amakuru agenda ajyana n'ayo mafaranga ni ingenzi cyane. ISO 20022 ituma ayo makuru aba menshi, akagenda asobanutse kandi yizewe. Niyo mpamvu ISO 20022 igabanya cyane amakosa, igabanya amafaranga atakara kubera ukutumvikana muri system itari yihagije bitewe n'uburyo bwari bugezweho burimo amakripto, kandi nanone igatuma compliance n'amategeko y'ibihugu ku bihugu yubahirizwa neza kandi mu buryo busesuye ku rwego mpuzamahanga. Impinduka rero nyirizina yamaze kuba. Hari icyiciro cyiswe coexistence phase, aho uburyo bwa kera MT n'ubushya ISO 20022 byakoreshwaga icyarimwe byombi bivanze. Icyo cyiciro cyatangiye muri Werurwe 2023. Icyo gihe amabanki yatangiye kwitegura buhoro buhoro guhugura abakozi, kuvugurura amasisiteme atandukanye no kugerageza ISO 20022. Icyo cyiciro rero cyarangiye ku mugaragaro ku itariki ya 22 Ugushyingo umwaka ushize 2025. Kuva icyo gihe SWIFT ryemera gusa ISO 20022 ku mafaranga yambukiranya imipaka. Nta MT message ikiri kwakirwa ku mafaranga yambukiranya imipaka. Icyo gihe rero cya MT message cyarangiye burundu. Ibi rero byagize ingaruka ku mabanki n'ibigo by'imari birenga 11,000 ku isi hose, kandi abenshi muri bo bari bamaze imyaka 2 cyangwa 3 bitegura impinduka. Si ikintu rero cyaje gitunguranye. SWIFT yari yaratangaje itariki ya nyuma kuva hagati y'umwaka 2024. Mu cyumweru cyo hagati ya tariki 17 na 24 Ugushyingo 2025 habayeho guhuza kwa nyuma ku rwego rw'isi yose. Bigenda neza mu Burayi, Aziya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hose byakozwe neza. Ubu MT messages zasigaye
ubu empty messages zasigaye inyuma burundu, ni nkaho muri rusange zitagikoreshwa. Nubwo ari serivisi ya translation ishobora gukoreshwa mu bihe bidasanzwe, nubwo hari serivisi ya translation ishobora gukoreshwa mu bihe bidasanzwe cyane, kubahiriza ISO 20022 ni itegeko. Niyo mahitamo yonyine isi y'ikoranabuhanga isigaranye kugira ngo none ibikorwa by'imari byose bijye bigenda kandi bigende neza byizewe, n'ayo makuru n'ayo mafaranga ajyeyo vuba ku mpamvu zizwi kandi bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Imibare rero igaragaza ko mbere y'uko impinduka irangira, banki zirenga 72% zari zarangije kwitegura, kandi Swift yari imaze kwakira messages zirenga 1,600,000 za ISO 20022 buri munsi guhera muri Gicurasi 2025. Ku rwego rw'imbere mu bihugu, impinduka zimwe zari zarabaye kera. Urugero, Target 2 mu Burayi irangije guhinduka mu mwaka 2023, naho Fedwire muri Amerika yo yahindutse ndetse inahindura kumugaragara mikorere kuva ku ya 14 Nyakanga 2025. Ibi byose byiteguraga gushyira mu bikorwa ISO 20022. Ibi byose rero bivuze iki ku muntu usanzwe cyangwa se ku muntu uzi ibintu by'imari nk'abapayoniya ba Pi Network n'abandi basanzwe bazi iby'amakrypto muri rusange? Bisobanura ko isi y'imari yinjiye mu cyiciro gishya cyihuta, gisobanutse, kurikirana neza kandi gifite igenzura rikomeye. Mu isi ya ISO 20022 nta mafaranga agenda atagira amakuru yuzuye ayaherekeza, nta kwihisha kubaho muri system, nta secret payout ishobora kubaho, nta nzira zibanga z'amafaranga atazwi. Ni nacyo ikoranabuhanga mu bijyanye no koherezanya no kwakira amafaranga mu by'ukuri byaje rije gukemura. Icyo twe tugomba kumenya nk'abapayoniya, icyambere kugira ngo atubungabunga ubuzima bwacu no ku mutekano w'imari yacu, abantu bamenye crypto, abantu baba mu isi ya finance, abantu bamininga coins zitandukanye zirimo Pi Network. Tugomba rimwe na rimwe kwikuramo ibitekerezo bitubwira ko dushishikarizwa ku mbuga nkoranyambaga ko Pi imwe izajya agaciro k'ibihumbi amagana by'amadolari muri ibi bihe biri imbere. Mu by'ukuri utereye amaso ukanakuba ugakuba total supply ya Pi Network, ugakuramo izaba zifitwe na Pi Core Team n'urugero, ndetse n'izindi zaba ziri locked, nanone ugakuba n'igiciro bavuga ko consensus cya consensus value cya Pi Network, mu by'ukuri wabona ko Pi n'agaciro kayo kazaba kari muri community kazaba gakuba inshuro nyinshi icyo bita GDP cyangwa umusaruro mbumbe w'isi muri rusange. Ni ukuvuga ngo Pi yazakuba inshuro ibihumbi umutungo wose iyi si nzima itunze. Ese ukavuga ngo ibi byashoboka? Kandi ubundi amafaranga agomba kuba ari ku isi aba agomba kuba angana n'agaciro cyangwa n'umutungo isi ifite. Iyo bitabaye ibyo, amafaranga akaba menshi, ya mafaranga atagaciro. Ibi ntabwo mbivuze ari uko ndwanya GCV oya, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo twitegure mu mutwe tutangirika, kuko abantu benshi twabaye korompi. Kwizera GCV ntabwo ari ikosa, ahubwo ikosa ni ukuyimariramo ukayiha umutima wawe wose. Byaba byiza kandi buri umwe wese yabyishimira GCV igezweho, ariko tekereza itagezweho. Pi ikagura $100, Pi ikazamuka ikajya ku $1,000, ikagera ku $5,000, ikaba yajya no ku $10,000 Ese icyo giciro cyaba ari gitoya? Icyo rero nuko Pi izajya agaciro gakomeye cyane. Kwakira rero GCV Pi Core Team itigeze ivugaho, ubwabyo si bibi nk'umuntu ushyigikiye umushinga, kuko undi wese wazana igitekerezo giha agaciro umushinga waba urimo uwo ari wo wose, igitekerezo ugomba kugishyigikira. Ariko nanone kubyegeza umutima nanone ko bizashoboka byazangiza imitima ya benshi igihe bitaba bishobotse.
Impamvu ibi mbivuze nuko iyo ugerageje ukavuga kuri GCV gato, ukavuga ko abantu batangije iriya movement ari abantu beza pe kuko bafite igitekerezo cyiza, yaba Doricine, yaba uriya Jojo n'abandi bose. Ariko nanone GCV izagerwaho ibifashijwemo na utility. Yego twumva ko Pi ari stable, ariko se ni stable mu buhe buryo? Nta stable price Pi Core Team yigeze itanga. Ntabwo Core Team yigeze ivuga ngo dufite reserve y'amafaranga azashyigikira aka gaciro ka GCV. Ikintu tubona gikomeye Pi Network ifite, nta mushinga wa crypto n'umwe ku isi urakigira. Niriya ecosystem ya Pi irimo ama app agera mu bihumbi ubu ngubu tuvugana. Igihe rero ziriya app zizaba zatangiye gukora, nabwo ko na Pi Core Team ishobora kuzagira uruhare mu gustabilizinga cya giciro. Ariko se ikihe? Ibyo nibyo tugomba gutegereza. Nsoza rero iki kiganiro cyane cyane mbwira abantu nti wabyumva nabi ibyo mvuze, wabyumva neza, gusa byumve gutyo. Yenda nawe ufite ukuntu kubyumva, ufite aho bisoma, nanjye mfite aho nabisomye, hari aho kuri amakuru, nanjye amakuru ndayabona. Gusa icyiza nuko nidutanga ibitekerezo bidasebanya, ntitubirakariremo ngo wumve ngo nanga GCV, ngo wumve ngo ndarwanya GCV. Ahubwo icyaba imbaraga zishyigikiye GCV ku buryo kuko mvuga nti iyi GCV igomba guhama, byaba ari byiza cyane. ISO rero 20022 ni ikimenyetso cy'uko isi y'imari iri kujya ku rwego rwo hejuru. Si nkuri igomba gutera ubwoba, ahubwo ni yagufasha gusobanukirwa aho isigana. Ubumenyi rero nibwo mutekano wa mbere mu by'imari. Murakoze cyane kumva iki kiganiro. Niba wajya ukunze rero kora subscribe, siga comment idatukana, uduhe igitekerezo, tubwire uti bisibyo, tubwire uti yenda sigutya. Ibyo rwose ubundi dusangire ibitekerezo. Murakoze, duhure mu kiganiro gikurikira.